Kanda subscribe. Kanda subscribe. Kanda subscribe. Kanda subscribe. Ni tigo cyo nagira bo abanyarusizi icyambere guma mu rugo irakomeje. Rubavu guma mu rugo irakomeje. Ambara agapfukamunwa. Kora ingendo zemewe. Gore kugenda utubahirije amategeko. But as I said, please don't forget to subscribe, don't forget to share these videos, don't forget to like it, and I will see you in the next one. Welcome. This is Kinyaga Iwacu TV Entertainment. Turi kumwe n'umuhanzi wacu Musore watangiye twibwira. Okay, njiwe nitwa wa Tompo Chizo Airtel Tigo Trastorium. Yeah. Ibi nicyo mbabwira nshuti bavandimwe, turi mu bibazo bikomeye cyane kandi bifite ingaruka. Ubu ngubu dufite ikigeragezo cya coronavirus cyaratuzengereje, usanga abantu barimo barapfa kubera cyo. Nshuti mu rugo, tugume mu rugo nicyo bya mbere kandi nabibishishikariza kuko nibwo rukingo rwa mbere. Turi mu bibazo bikomeye n'ibihugu byitwa bikomeye byagiye down bijya hasi. Twebwe nk'abanyafurika dutera imbere mu iterambere. Urugendo turimo ruragoye, nukuri twirinde gukora ibintu bidakwiye, twubahiriza amategeko, tuguma mu rugo, twambara agapfukamunwa, twirinde kugenda ingendo zidakwiye. Nibyo mbabwira nshuti bavandimwe, yaba urubyiruko ntugaragaze agatuza. Hoya humvira itegeko nshuti muvandimwe, ibi nibyo mbabwira si ukubabeshya, byabayeho nukuri njyewe ndabizi. Jewe ubu ndi ku rugo nubwo ndirimba, njyewe ndi mu Utangiye muzika yawe ryari? Okay, njyewe natangiye 2018. Siko yatangiye 2018. Na numvishe uririmba mu njyana ya rap. Ni uwuhe muhanzi ufatiraho urugero mu Rwanda? Okay, njyewe ni Fireman. Fireman ni ndirimbo ya Fireman wabuzi? Oya, njye ndirimbo yabo nzi ya Fireman. Wenda muri ntuze irandirimbo ngo kumuse. Kubatsa hakomeye twubaka kumuse. Kubatsa hakomeye twubaka kumuse. Waririmbo gato yatwumva? Ngo twubatsa hakomeye twubaka kumuse. Hari indirimbo mfite yavuye muri studio. Njyewe nakubwira, njyewe wenda ikibazo ubushobozi bugenda buba bukeya, ariko muri iyi minsi ndi guteganya wenda iki cyorezo nikivamo zaba meze neza, wenda mbonye n'umuntu wantera inkunga nazamuka dufatikanyije hamwe n'Imana byose iki cyorezo dusenge coronavirus ivemo. Hari icyo duteganyiriza nyuma ya coronavirus? Hari igihari kihari kabisa, nk'abafana wenda bambona kuri YouTube kabisa ndabahamagara kunteza imbere, kuko njyewe ntago ndi umuntu uceze, ndacyaciriritse, ntago ndazamuka. Njyewe nyuma yanje iki cyorezo nikivamo ndi gusenga Imana kizavemo, ibindi byose bizaza kimaze kuvamo. Haba hari studio wegeze uganira nayo kuva watangira ibintu by'ubuhanzi? Okay, wenda naranditse kwandikaho, ariko nari ntarajyayo, ndi kiri kushakisha amayisha, shaka give me money. Give me money. Ndumva n'icyongereza ukizi. Urakoze cyane. Ese indirimbo zawe zakompita ku rwego? Okay, ngiye kujyanje giti no ku cyanjye cy'abafana mbese babankunda, sibyo? Mbese muzika zanje numva pe zazamuka zikajya hejuru, nkazitubura. Ahanini nashikariza n'urubyiruko kwitabira ikintu cya muzika, umurimo wari wo wose. Ngiye ku rwego rwanjye, ngiye numva muzika yanjye yazakaguka muri Afrika hose. Muri Afrika yose nushaka gukompeta. Nuwe muhanzi utari wo mu Rwanda wabuzi? Okay, ngiye wonzi ni Diamond aturuka mu gihugu. Okay, ni umutanzania. Tanzania, wakoze cyane. Ubwo urumva rero ngiye Diamond iyo mubona numva nishimye cyane. Hari indirimbo ya Diamond waba uzi? Ndayizi. Ririmbaho gato twumve. Awacha wale wewe chikitame chotsala awache wale
Okay. Harya amazina yawe watubwiye witwa gute amazina asanzwe? Okay, nitwa Nturanye nayo Jean Claude. Abandi mu murenge wa Nyankanka. Umurenge wa Nkanka. Amazina y'ubuhanzi? Amazina yanjye y'ubuhanzi ni AKA Top Jizo Airtel Tigo Tera Story. Kuki wiyise Airtel Tigo Tera Story? Okay, trebye tu. Ngenda kubwira impamvu nise gutyo. Wenda nigise kujya ahantu mbese urabona ino pake ya Tera Story ya Tigo. Yego. Yaranyuze cyane. Yarakunyuze. Urayikoresha? Okay, ndayikoresha byemewe. Airtel Tigo ndayikoresha. Komeza utubwire impamvu wariyise Airtel Tigo. Njewe icyo mbabwira impamvu nabyise ni ukubera Airtel ni umurongo mwiza cyane. Njewe nkoresha iteka ryose numva nta yindi umurongo nakoresha. Okay, ubu wakangurira abantu bose gukoresha Airtel. Okay, nabakangura byose ahubwo utayikoresha yarahombye. Ni iki wakunze kuri Airtel kuva watangira kuyikoresha? Okay, Airtel ni umurongo mwiza, mbese ushaka bawe ukababona. Ntubura amarezo, ntubura icyamayinite yawe, uko wasizo niko uyavugisha nyiraho. Nose izindi societe wabuze uretse Airtel ni izihe? Okay, njewe nzi MTN nayo ndayizi. Nayo urayizi. Nose MTN yo shiza amafaranga urayabura? Okay, ntayo mbura kuko naho bura biba biterwa nkuko ikintu cyakwinjiyemo bura Tigo yanyinjiyemo cyane. Yakwinjiyemo cyane. Urakoze cyane. None wahise wiyita Airtel Tigo Tera Story? Wa Tompo Jizo Airtel Tigo Tera Story. Wa Tompo Jizo. Wa Tompo Jizo bivuze iki mu Kinyarwanda? Okay, Tompo Jizo ni umuntu nyine ubu mbese ushaka gukurura ibyiza. Tompo Jizo shaka gutera imbere. Shaka gutera imbere. Okay. Mu kugira ngo utere imbere urakora iki, uri gukora iki muri iminsi? Okay, nje cyo ndi gukora imirimo mbese muri iki cyorezo cya corona ndi gukora iyo mirimo nyishishikariza nirinda coronavirus. Ariko muri iyi minsi ubu ngubu honyine biri kugenda umuntu akora abona ko kuguma mu rugo imeze nabi. Ariko Imana igiza kuriraho ibi byose bizagenda neza. Ni iki washishikariza urubyiruko muri iyi minsi ya icyorezo cya coronavirus? Ni iki wabwira urubyiruko mu buryo bwo kwirinda? Okay, cyo nababwira cyo kwirinda coronavirus mu rubyiruko, urabona ko tugira akantu k'ubusoresore. Yego. Wenda baratubwira tukumvamo bwa busoresore, kurabona abantu abasore bari mu bubyimbi bumva yuko dukomeye dukaze. Ariko y'icyorezo cyaje kikaba cyaje, urabona ko kiri kuraho abantu benshi cyane. Sibyo, iyo kije kiba kije. Ariko nabwo guma mu rugo usenga. Aho gusabira n'igihugu. Urumva? Mu bihe turimo birakomeye. Nimba umuyobozi ashaka kubwira ati guma mu rugo ntago abakwanze. Urumva? Ahubwo abari gukiza ubuzima bwawe. Mu gihe rero turi mu bintu nk'ibi ngibi nibadufashe kuko nibo ntore dufite. Wenda nasanga umwana hari mutoya mubwira ati genda hari mu rugo. Ugume mu rugo wirinde, ufashe umuryango wawe, ufashe abaturanyi, mbese bambaye n'agapfukamunwa byose biragendana. Dukarabe amazi meza n'isabune, ufate kore yabugenewe ukarabe neza, umanure uzamure. Ubundi hari abantu njya mbona bakaraba gutya, ugomba guhera hano umanura gutya. Niko kwirinda coronavirus. Twambara imyenda myiza, urabona nta gutizanya n'imyenda ntago byemewe. Nabyo nibiri mu bintu byatuma coronavirus yiyongera. Gukora ku cyo mugenzi wawe yakozeho never. Ntago byemewe. Okay, kwambara agapfukamunwa wagasize munsi y'akananwa ntago ari byiza. Yego. Cyangwa kugatwara mu ntoki mu gikapu mwibumba ntago byemewe. Yego. Agapfukamunwa bagashyiriyeho kugashyira ku munwa ugapfuka mu buryo kwirinda gukorora. Kwanduza abandi no kurinda igihugu. Okay, mu buryo wakororamo uri kumwe n'abantu ugira gutya ugashyira mu ifuruka. Mu ifuruka. Gashyira mu ifuruka. Yakawuko gutya. No kwitsemura. No gutsemura ukagira ugashyira mu ifuruka gutya ubundi ugatsemura kugira ngo bya cana bitataragurikira abantu ugasanga baranduye. Ni ibihe bimenyetso bya coronavirus wabuze? Okay, ibyo nabanzi kuri coronavirus mbese no kuzana umuriro,
kuzana iki kubabara mu gatuza, kubura umwuka. Icyo cyorezo coronavirus cyakuje watangiye kubona ibimenyetso byabyo, uhamagara ku murongo utishyurwa ku 114. 114. Ukahita uhamagara bakakujyana. Bakahita bakuzanira inkeragutabara zigutabara. Nimba hari n'abandi wabuzi wahuye nabo, ugomba kuberekana ukavuga ati ni bariya, kuko twese turi kurinda igihugu cyacu, tukarinda abaturanyi, umuryango wacu, kuko nitwe ejo hazaza h'u Rwanda. Urakoze cyane wa Top Jizzo Airtel Tigo. Très bien, merci beaucoup.